Yesu ashimwe bene data muraho neza nanone mbahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana nziza, Imana y'urukundo, tugushimiye amahirwe uduhaye yo kumva ijambo ryawe. Nyemerera mwuka wawe wera yende ku byawe, ibyo waduteguriye mu gihe nk'iki agende abidusangize, abiduhishurire, atubashishe kandi gusohoza icyo uza kudutumyeho binyuze mu ijambo ryawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa kane w'icyumweru. Muri iki cyumweru turimo turaganira ijambo ry'Imana rifite intego yo kuba inshuti y'Imana, kuba inshuti y'Imana. Hanyuma uyu munsi rero turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ibice 21. Turasoma umurongo wa 4, dusimbuke gato dusome kuri 7. Waza kubishobora yaza gusoma ahahereye ku murongo wa mbere w'icyo gice cya 21, ariko twe bitewe n'umwanya turasoma uwa 4 n'uwa 7. Reka dusome Yohana 21:4. Handitse ngo, umuseke umaze gutambika, Yesu hagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Ubwo bo bari mu mazi bari koroba. Hanyuma Yesu Kristo abiyereka ari ku nkombe, hakurya ku nkombe, ngo ariko abiyeretse ntibamenya ko ari we, kuko urumva hari harimo intera. 7, ngo wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati, ni umwami Yesu. Nuko Simoni yumvise ko ari umwami akenyera umwenda, kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Imana itugirire neza. Iri jambo dusomye ni inkuru zakurikiye nyuma y'uko Yesu Kristo apfa. Amaze gupfa, abigishwa babayeho mu gihe cy'ubwoba, cy'ubwihebe, kuko bibwiraga yuko batazongera kumubona. Ntabwo bari bafite kwizera by'uko azazuka, byari biri kure cyane yabo. Barangije baravuga bati twereka twisubirire kuroba. Bagiye kuroba rero Yesu Kristo ngo arabiyereka mu museso mu gitondo. Ngabiyeretse ngarabaza ngo, yemwe bana banjye, ngo mufite ibyo kurya? Imana itugirire neza. Ngo ariko bose ngo ntabwo bari babashije kumumenya. Ngo wa mwigishwa Yesu yakundaga, kuri 7 ariho dusomye, ngo yumvishe ijwi rya Yesu Kristo, ngo amwumviye kure, nubwo amaso y'umubiri atabashaga kumubona. Urumva hari mu rukerera, hari mu intera, wera ari ku nkombe, bo bari mu mazi, ntabwo amaso y'umubiri yabashaga kumubona. Ngo ariko amwumviye kure, ngo amenya yuko ari Kristo Yesu. Garangije aravuga ngo, yewe Petero we, ngo nabimenye uriya ni umwami Yesu Kristo. Imana ashitugirire neza. Iri jambo narikunze cyane. Yesu Kristo bitewe n'ibihe hari igihe ashima kutatwiyereka mu buryo buboneshwa amaso. Hari igihe nyine akwiyereka mu biboneshwa amaso, ukakwiyereka mu bintu bituma nyine uvuga ati Imana turi kumwe. Ariko kandi bitewe n'ibihe hari igihe atwiyereka mu bundi buryo, ku buryo amaso y'umubiri wacu atabasha kubibona ko turi kumwe, ku buryo bishobora gutuma ndetse benshi muri ibyo bihe baranashidikanya, bakibwira hari ko Imana yabaretse, ko Imana yabataye. Mu bihe nk'ibyo amaso y'umubiri atari kubasha kubona ibimenyetso bifatika by'uko bari kumwe n'Imana. Abantu bonyine babasha kumenya yuko Imana iri kumwe nabo ni abayigishwa Yesu Kristo akunda. Wa mwigishwa Yesu Kristo yakundaga, ngo niwe wabashije kumenya yuko ari umwami Yesu. Uwo bene abo bigishwa Yesu Kristo akunda, abo bafitanye ubucuti nawe, niho babasha kumumenya. No mu bihe amaso yacu y'umubiri atari kubasha kumenya neza, atari kubasha guhamya neza iby'uko Yesu Kristo ari kumwe natwe, muri cya gihe amaso y'umubiri atari kubona ibimenyetso bihamya yuko turi kumwe na Kristo, abantu bonyine babasha guhishurirwa, abantu bonyine babasha kumenya yuko Kristo Yesu ahari, babasha kumva presence y'Imana, ni abantu bonyine babigishwa bakundana na Yesu Kristo, b'inshuti ze. Ikintu cyashoboje Yohana ngo kumenya Yesu Kristo, ngo yajyaga agira ukuntu ngo yakundaga kwibera mu gituza cya Yesu. Uwo mwanya yabashije kugira wo gutinda mu gituza cya Yesu Kristo niyo wamuhesheje kumumenya, abasha no kumenya arengeje ibiboneshwa amaso. Imana itugirire neza. No mu gihe amaso atabasha kumubona, we yari afite ibindi bimenyetso bimuhamiriza yuko ari umwami Yesu Kristo. Hari ibindi bintu yari yaramukuyeho bituma ahamya ati niwe namumenye, nubwo amaso atarabasha kumubona, nubwo hataracya ngo mubone, nubwo hataracya neza ngo mbashe kumenya ko ari we, ariko hari ibindi bintu namukuyeho bituma ntamushidikanyaho yuko ahari. Imana ashitugirire neza. Mwifurize
gutindana na Yesu Kristo mukagumana. Nutindana nawe, hari umuririmbyi yavuze ngo nutindana nawe uzaba nkawe. Imana itugirire neza ngo bose bazamenya yuko uhorana nawe, ngo bareke ubugome maze bitabe Yesu Kristo. Wifurije gutindana na Yesu Kristo uko bizaguhesha no kumubona mu gihe amaso y'umubiri yatari kubasha kubona ko Imana ihari. Mu gihe amaso y'umubiri atari kubasha kubona ibimenyetso bihamya neza ko Kristo ari around, ko Kristo ari bugufi bwacu. Wowe kubigishwa bakundana na Yesu Kristo, kubigishwa batindanye nawe, bo babasha no kumwumva mu gihe ari kure, mu gihe ari aho amaso y'umubiri atabasha kureba, babasha kumwumva. Imana itugire neza. Nicyo nkwifurije, tindana na Yesu Kristo, gutinda mu gituza cye, gumana nawe mu kazi kawe, mwirirwane aho uri buze kwirirwa, mwirirwane. Imana itugirire neza. Mu rugo iwawe Yesu Kristo mwirirwane, mubane no kwitorero no mu nzira mugenda, Yesu Kristo tindane nawe. Uzajya urushaho kumva presence ye iminsi yose, no mu gihe amaso y'umubiri atabasha kububona, kuko hari ibihe nyine bibaho, hakaba ari mukabwibwa, amaso y'umubiri akaba atabasha kubona ibimenyetso bihamya ko Yesu Kristo ahari. No muri ibyo bihe wowe, kuko uzaba waratindanye nawe, uzabasha kumva presence y'Imana, uzabasha kumenya ko ari Kristo uhari. Urakoze cyane. Yesu Kristo aduhana umugisha, mutindane nawe.